Haleluya, reka dutangire dusenga. Mwami Imana ndagushima, ndaguhimbaza, ndagushyira hejuru data mwiza. Ngushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kuganira ku ijambo ryawe mwami. Turakwinginze kugira ngo bane natwe, Mwuka wera w'Imana manukira kudusobanurira no kutwigisha ijambo. Imbaraga zawe zigaragare mwami Imana uyu mwanya. Reka tukugirireho umugisha data wa twese. Kuboko kwawe kwiza kube hagati muri twebwe. Ngewe n'abana bawe bakurikirana Weza TV muri uyu mwanya duhabwa umugisha mwami. Kandi ube inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urikoreshe imirimo n'ibitangaza. Ntabarije mwami Imana, ntabarije ahubwo wowe ukorere muri jewe mwami. Kandi ni wowe ubasha kurondera imitima y'abana bawe. Bose rero bagirire neza mwami, imbabazi zawe zigumane nabo, umugisha wawe n'amahoro yawe bane nabo muri byose data, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Turabakiriye rero muri uyu mwanya mwiza, mugubwe neza. Uyu mwanya turaganira ku ijambo ryiza ry'Imana rivuga ngo ikomereze kuwiteka. Haleluya. Ikomereze kuwiteka. Uwiteka akubera inkomezi. Ntunyeganyege. Uwiteka akubera inkomezi. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 58. Haravuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Haleluya. Ikomereze kuwiteka mwene data kuko ibikunyeganyeza byo ibyaguhungabanya ni byinshi. Ndavugana n'umuntu wari we wese muri uyu mwanya wumva hari ibintu bimunyeganyeje, umuntu wumva hari ibimuhungabanyije, umuntu wumva hari ibimubujije amahoro. Naje kukubwira ngo ikomereze kuwiteka, ukomerere kuwiteka utanyeganyega. Yesu wacu ashimwe cyane. Wikomereze kuwiteka, Uwiteka ni uzagukomeza akakubera imbaraga kuko ibikunyeganyeza, ibikubuza amahoro, ibiguhiga, ibikurwanya byo ni byinshi. Ni utikomereza kuwiteka rero ngo akubera inkomezi n'imbaraga bizakunanira. Haleluya. Impamvu rino jambo rivuze ngo mukomere mutanyeganyega nuko umwami Imana arabizi yuko muri iyi si bitunyeganyeza bihari. Arabizi ko indwara zihari, arabizi ko ibyorezo bitandukanye bihari, arabizi ko imitingito ihari, arabizi ko inzara ihari, arabizi ko ibyakunyeganyeza cyangwa ibyanyeganyeza ari byinshi. Umuntu rero atikomereje kuwiteka, umuntu atishingikirije ku Mana ye, yanyeganyega ndetse akanagwa. Ikomereze kuwiteka rero mwene data, isungu Uwiteka gukomeze, mwegera gufate agukomeze kugira ngo ibyo bikunyeganyeza, ibyo biguhiga, ibyo bikurwanya bitazagushobora. Haleluya, haleluya. Kubera ko ni byinshi, imbaraga zawe ntizabishobora, ubwenge bwawe ntibwabishobora, ubuhanga bwawe ntibwabishobora. Ibikunyeganyeza ni byinshi. Uyu munsi ibyo ubona ni byinshi kandi n'ibindi birahari bizaza nejo bundi. Koko turi ku isi y'intambara, turi ku isi yuzuyemo ibyago n'amakuba. Ikomereze rero kuwiteka nshuti yanje kugira ngo Uwiteka kurengere kandi akubera inkomezi. Haleluya. Kandi yavuze muri rino jambo ngo haleluya, ngo mukomere mutanyeganyega murusheho iteka gukora imirimo myiza y'umwami, murusheho gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wawe muhati wanyu atari ubusa ku mwami. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, nubwo ibinyeganyeza bihari, nubwo ibirushya bihari, nubwo ibibuza amahoro bihari, wowe ikomereze kuwiteka ahubwo urushirizeho gukora imirimo y'umwami. Nta mpamvu izatuma udakorera Imana. Ntacyo uzajya kuvuga imbere y'Imana ngo usobanurire Imana ngo Mana buriya ngewe nari ndwaye, buriya ngewe abana banjye bari bashonje, ngewe nari mfite ibibazo ibi n'ibi niyo mpamvu ntagukoreye. Hoya. Ikomereze kuwiteka, ukomerere muri we kandi urusheho gukora imirimo myiza y'umwami, urusheho gushaka ibyo umwami wawe ashima, urebe ibyanezeza umwami wawe ubikore. Nta mpamvu n'imwe, nta n'urwitwazo uzashyira imbere y'Imana rwatumye utayikorera. Yikomerezeho rero, ukomerere muri yo, urusheho iteka gukora imirimo myiza y'umwami kuko iyo mirimo ukora ni ukwiteganyiriza mwene data. Gukorera Imana ni ukwiteganyiriza. Gukorera Imana ntabwo ari inyungu ku Mana, nta nubwo ari n'inyungu ku mukozi w'Imana ukuyobora, ahubwo ni inyungu kuri wowe kuko ibyo ukora none nibyo bizagutabara ejo. Mu yandi magambo ni ukwibikira,
n'ukwiteganyiriza. Iyo ukorera Imana burya uba wibikira. Urabona abakozi bakorera leta cyangwa se bakora muri za company zitandukanye, barakora bagahembwa, bakagira amafaranga bakoresha, bakagira nayo babika. Ya yandi babika rero n'ubwiteganyirizo bwabo buzabagirira umumaro ejo. Haleluya. Nawe rero gukorera Imana, imirimo ukorera Imana nizakuramira ejo. Mu yandi magambo, gukorera Imana n'ukwiteganyiriza. Haleluya. Korera Imana rero nshuti yanjye, utitaye ku bibazo ufite, utitaye ku ntambara ufite, ahubwo korera Imana. Ibyo ni impamvu ituma udakorera Imana, kuko ibyo ukora uyu munsi nibyo bizakuramira ejo. Ibyo ukora uyu munsi nibyo bizaramira abana bawe. Ibyo ukora uyu munsi nibyo bizagutunga ejo mu gihe uzaba utagishoboye. Mu yandi magambo, ibikira imirimo myiza, ibikira imirimo y'umwami, kugira ngo iyo mirimo izatume utabarwa ejo. Haleluya. Hariho igihe nababwiye ku mugore witwa Tabita, naganiye namwe kuri iryo jambo. Umugore witwa Tabita ngo yakoreye Imana, akora imirimo myiza y'umwami, ngo akajya yita ku mfubyi n'abapfakazi, ngo akabadodera amakanzu, akabadodera imyenda, akababohera nimenya ngo n'imipira. Ibyo ngibyo amaze gupfa, ibyo abapfakazi barabifashe bakagenda babimurika bati, mwami mubakwiriye gufata Tabita ntarimo, dore ngewe ikanzu yandodeye, dore ngewe umupira, dore ibyo yankore. Basigara babimurika imbere y'Imana. Imana yohereza Petero vuba ati, genda, umwana wanjye uri hariya aracyafite imirimo. Wirangara rero, wifusha ubusa umwanya wawe, ahubwo iteganirize, kora imirimo y'umwami, korera Imana bigishoboka, kugira ngo nayo izakugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo mirimo Tabita yakoze niyo yatumye azuka, niyo yatumye arengerwa, niyo yatumye atabarwa, kubera ko yari imirimo myiza y'umwami, yo kwita ku bapfakazi, yo kwita ku mfubyi. Nawe rero ukomerere mu mwami. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutagenganyega, murusheho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Ndagira ngo mubwire ngo umuhati wawe si ubusa ku mwami. Gukorera Imana ntabwo ari ugutakaza umwanya. Ibyo ukora hari aho bibikwa, ibyo ukora hari aho byandikwa. Imana ntabwo yibagirwa, Imana yacu ntijya yibagirwa. Ibyo ngibyo ukora byose birabitse, Imana irabibitse, hari aho ibishyira, hari aho ibyandika, hari igitabo byandikwamo. Kandi tujye twibuka yuko umuntu wese azimurikiriye mirimo imbere y'Imana. Mbese wowe uri urakora iki mwene data? Imirimo uri ukora uyu munsi ni iyihe? Ese uricaye gusa urireba wowe n'urugo rwawe, uri mu byawe gusa, cyangwa urakorera umwami, cyangwa urarushaho gukorera Imana? Iminsi ibaye mibi bene data, abantu barizengurukaho, ubuzima burakakaye, umwe wese arareba ibye, umwe wese ararwana ku nyungu ze. Ariko ndagira ngo ngukangurire gukorera Imana, gukora imirimo myiza y'umwami. Si bibi gukorera urugo rwawe, si bibi gutunga abana bawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu mwanya wawe ugenemo no gukorera Imana imirimo myiza izagutunga, izatunga abana bawe. Iyi minsi dusohoyemo rero, abantu babaye bize, abantu baratwawe, abantu barashakisha, abantu barakora amanywa nijoro, ariko ntabwo bibuka gushakamo umwanya wo gukorera Imana, ntabwo bibuka kugenamo umwanya w'Imana. Umuntu arakora akabona umushahara, akawurya wose akawurangiza n'urugo rwe, akawurya wose akawurangiza n'abana be n'umuryango n'inshuti. Ntabwo yibuka ko hari abarwayi bari hariya kwa muganga bakeneye gusurwa, ntabwo yibuka ko hari abakene bamukikije bashonje, ntabwo yibuka yuko ibyo Imana yamuhaye hariho n'umugabane w'abababaye, hariho n'umugabane w'abarira. Abantu bariyibagiwe mwene data, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hamwe n'ibyo unyuramo bikomeye, hamwe n'intambara urimo, komerera mu mwami, ukomere utanyeganyega, ariko kandi urusheho gukorera Imana nta rwitwazo. Nukorera Imana nayo izatunganya ibyawe, nayo izakurwanira izo ntambara zawe urimo. Ariko niba ugenda ukicecekera ukajya mu byawe, Imana nayo izaceceka. Haleluya. Ni ngombwa ko umufatanyabikorwa n'Imana, ugakora imirimo myiza y'Imana, Imana ikareba uruhare rwawe mu murimo wayo, nayo ikakugirira neza, nayo ikakurengera. Uyu mwanya naje kukwibutsa nshuti yanjye gukomerera mu mwami, kuko ntaho uzahungira ibikunyeganyeza. Uri ku isi, ibikunyeganyeza byo bizaza, kandi bizaza ku bwinshi. Uzakuraho imbaraga zo kunesha, uzakuraho imbaraga zo kubirwanya, nuko uzakomerera mu mwami, nuko uzizera Uwiteka, hanyuma ukarushaho gukora imirimo myiza y'umwami udacogora. Haleluya. Udacogora, utananirwa. Abantu bakora ibindi bakabikorana umwete,
ariko bagera gukorera Imana agakora seti ibirenge, yagera kugutangira Imana, gutanga mu nzu y'Imana cyangwa gufasha abababaye abashonje, akareba bya bindi atagikeneye. Niba ari ugutanga akareba ya myenda atagikeneye atacyambara, niba ari ugutanga amafaranga akareba 500 akaba ari yatanga mu nzu y'Imana, niba ari ukugaburira abashonje akareba bya byo kurya byapfuye, wa mugati umaze iminsi atagikeneye kurya akaba ariho abakene, akaba ariho ashyira abo ngabo bashonje. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, ahubwo reba ibyiza aba ari byo utanga, reba ibyiza ugikeneye ugikunze aba ari byo utanga, uzabugurije Imana. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Mukomerere rero mu mwami, ukomere utanyeganyega, ibikunyeganyeza ntibizabura, ariko ntutware umwanya kubikunyeganyeza, ntutware umwanya kubikubujije amahoro, kuko waremye ijuru n'isi arahari kukurwanirira. Ikomereze ku mwami wawe, ukomere utanyeganyega. Impamvu uzakomera utanyeganyega suko uzirwanirira, ahubwo nuko ukurwanirira ubishoboye ahari. Ukomerere utanyeganyega, ukomerere mu mwami no mu bushobozi bwinshi bw'imbaraga ze, hanyuma ukore imirimo myiza y'umwami nawe azakugirira neza. Haleluya. Reka twongere turebe rino jambo nanone riri mu Bakorinto ba mbere bice 16 umurongo wa 13, aravuga ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorana urukundo, mube maso, mwikomeze, mube abagabo nyabagabo bo guhamya umwami wanyu. Ubu umugabo nyamugabo wo guhamya umwami wawe no muri izo ntambara, no muri ibyo bikunyeganyeza, no muri ibyo bikubujije amahoro. Ubu umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo, ntutukishe Imana yawe, ntugere mu ntambara ngo ugamburure kubera ibibazo. Ubukene ntibukubane bwinshi ngo uhindure kwizera kwawe, uvangavanga amagambo, kandi ejo waravugaga ngo Yesu niwe nizera, Yesu niwe nzahamya. Hoya, intambara ntizitumugamburura. Ube maso nshuti yanjye, ibinyeganyeza byo bizaza, intambara zizaza, ariko b'umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Ikomeze ube umugabo, ibikurusha, ibikubuza amahoro ntibitumuteshuka mu nzira watangiye, ahubwo ube umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Haleluya. Nshuti bakundwa bene data, ndabakangurira kwikomereza ku mwami Imana, ndabakangurira kwiringira Uwiteka no kwiyegurira Uwiteka. Ibyo ukora byose ubyegurira Uwiteka, umenye neza ko ntacyo ushobora kubwawe. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ntacyo umuntu yabasha kwihubwe ngo atagihawe kivuye mu ijuru. Nta mbaraga wabona zo kwirwanirira, n'umuvandimwe wawe ntiyakurwanirira. Nubwo ubona wowe ufite ibikunyeganyeza, burya nawe afite ibimunyeganyeza. Buri muntu afite inzira anyuramo, buri muntu afite ibyo arwana nabyo, ariko wowe ibanga nguhishuriye muri uyu mwanya nuko Kristo ahari kukurwanirira, nuko niwikomereza kuri we azagukomeza kandi akagukoresha iby'ubutwari. Icyangombwa nshuti yanjye ni iki? Nuko waramwemereye, nuko waramwiyeguriye, nuko waramubwiye ngo mwami Imana ntacyo nshoboye ntagufite. Kandi mwene data, ibyo ukora byose ubikorana urukundo. Niba usuye abarwayi, ubasure ufite urukundo, ubitayeho, ubababaye, ubegereye, ubereka urukundo. Hanze aha abantu barakomeretse, hanze aha abantu barababaye, hanze aha abantu bararira, abantu bakeneye urukundo, abantu bakeneye ababitaho, abantu bakeneye ababashyigikira, abantu bakeneye ababafasha. Hari abantu mbega n'ibyo by'ubutunzi dufite, n'ayo mafaranga tuvuga, n'ayo mafaranga bakaba bayafite, ariko akababuza urukundo, akababuza uwamwitaho, akababuza uwamuhumuriza, akababuza uwamwegera. Ese iyo mpano Imana yaguhaye nziza yo guhumuriza abantu, kuki utayikoresha mu gihe nk'iki? Uzatanga impamvu imbere y'Imana ngo nuko nari mu bibazo, nuko nari mu ntambara, nuko abana banjye batigaga, nari narabuze minervari. Ntihagire ikintu na kimwe kikubuza gukorera Imana. Urusheho iteka gukora imirimo myiza y'umwami, kandi urusheho iteka kwegera Imana kugira ngo igushoboze, kugira ngo iguhe imbaraga, no kugira ngo iguhe urukundo. Erega kubwawe ntiwabishobora, kubwa kamere yawe nta nubwo wabishobora, kubwa kamere yawe nta rukundo rurimwo. Kamere zacu zirebaho, zirikunda, wumva ibintu byose ari ibyawe, wumva wakwiyegereza byose, wumva ari ibyawe n'urugo rwawe n'abawe. Ariko iyo wegereye Imana, iyo ugize umwete wo kwegera Imana, iraguhindura, igushyiramo urukundo, iguha gutekereza no ku bandi, iguha gukunda n'abandi. Rero ubu umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo no mu bihe nk'ibi ngibi, no mu bihe biteye ubwoba, mu bihe
gihe hari ibyorezo, mu gihe za corona zihari, mu gihe indwara za diabete zihari, za kanseri zihari, imitingiti ihari, nyeganyeje isi yose, nawe ntaho wabihungira, ntabwo byaguhunga cyangwa ntibyagutinya, nawe uzanyeganyega, nawe bizagusanga, nawe bizakwegera. Ahubwo icyo uzarusha abandi nuko uzakomerera mu Mana, nuko uzikomereza kuwiteka. Aho ngaho ni uzakura inkomezi, nibwo uzabaho utanyeganyega. Ntabwo dukwiye kunyeganyega nkuko abisi banyeganyega batazi Imana, kuko twebwe twamenye Imana. Haleluya. Ukomere rero, ukomerere mu byo wizeye, ubu umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Abandi nibavuga ngo nta kigenda, ngo ibintu birakomeye, akazi karabuze, ujye ubabwira uti akazi karahari ko kuwiteka niwe nizeye. Nibavuga ngo abana muri iyi minsi abana babaye abaswa, muri iyi minsi abana baritwara, nawe uvuge ngo abanjye Kristo ababereye maso. Mbega Kristo akubera ibyiringiro, Kristo akubera imbaraga, Kristo akubera umutabazi. Umuvuge, ubyature, ubyizere, ubigenderemo yuko ibyawe byose ari Kristo. Haleluya. Yuko uzakomerera muri we, ukabonera inkomezi muri we, ukagendera muri we. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mnakaribishwa tena kwa mara nyingine, ni wakati mwingine tena wa neno la Bwana. Ubarikiwe na neno la Bwana. Haleluya, haleluya. Uzidi sana kutenda kazi ya Bwana, kwa sababu wakati ni mgumu. Tumefika katika wakati mgumu mpendwa wangu, ambapo watu wanataka kuangalia maisha yao, wanataka kujijenga na kujijali. Watu hawana muda wa kumtumikia Mungu wao, hawana muda wa kusali, hawana muda wa kuomba, hawana muda wa kusoma neno la Mungu. Dunia imekuwa busy, changamoto zimekuwa nyingi na teknolojia imekuwa nyingi. Watu hawana muda wa kwenda kanisani. Lakini mpendo wangu, ninakushauri kumtafuta Bwana, ninakushauri kumtumikia Bwana, ninakushauri kumwamini Mungu katika maisha yako yote. Tabu zako zote Bwana anazijua na anayaweza yote, anaweza kukutetea. Lakini na wewe uwepo pale kuyatenda yale anayoyapenda Mungu, kuyatenda yale anayoyataka Bwana, naye atakuwepo siku zote kukutetea. Utakapokuwa unayatenda kazi ya Bwana, utakapokuwa unamtumikia, utakapokuwa unamwamini, na utakapokuwa unamtanguliza katika mambo yote, basi naye atakuwepo kukutetea, na atakuwepo kukutendea makuu. Haleluya, haleluya. Usiache kumtumikia Bwana, usiache kuenenda katika njia za Bwana, usiache kumtafuta Bwana, usiache kuhubiri neno la Mungu, usiache kuwajali yatima, usiache kuwajali wajane. Tafuta yale yote yanayompendeza Mungu. Matendo yote ya kumpendeza Mungu ndo uenende nayo. Umtukuze Mungu wako na umwabudu, uyafanye yanayompendeza, na atakuwepo kukutetea. Hata kama changamoto ni nyingi, hata kama matatizo ni mengi, siku zote Mungu wako atakuwepo kukutetea. Ni pale tu utakapokuwa umeamua kumtumikia, ni pale tu utakapokuwa umeamua kuenenda katika njia za kumpendeza Bwana, basi naye atakuwepo siku zote kukutetea na kuyatenda makuu. Na mpendwa wangu, jua kabisa kwamba kumtumikia Mungu ni kujiwekea hazina. Unapomtumikia Mungu ni kwamba unaandikisha matendo yako mema unayoyatenda leo, basi kesho yatakuokoa, kesho ndio yatakayokutetea utakapokuwa huwezi. Mungu atakumbuka yale uliyoyafanya, yatakuwa kama akiba, na basi Mungu atasema kwamba huyu mwanangu alipokuwa na kazi, wajane waliweza kuvishwa, yatima walikula, basi inabidi nimpe kazi ili yatima na wajane waweze kuendelea kuishi. Lakini kama kazi yako itakuwa ni ya kukutunza wewe na familia yako, Mungu atakuteteaje mpendwa? Inabidi ujihusishe katika kazi ya Bwana. Inabidi ujue kabisa kwamba hizo baraka ulizonazo sio kwa ajili yako peke yako. Unatakiwa pia wakumbuke wale wasiokuwa na uwezo. Haleluya. Na taabu yako mpendwa wangu, mpelekee Bwana. Yote yanayokutatiza mpelekee Bwana na umwamini Bwana. Maisha yako yawe ya kumtumaini Bwana. Mwegemee Bwana. Ujue kwamba huwezi lolote bila kumwegemea Bwana. Yeye ndio awe tumaini la maisha yako. Yeye ndio mweza wa yote. Hapo ndipo utakapoweza kumtumikia Bwana, na kazi zako unazozifanya kwa ajili ya maisha yako ya kila siku zitakwenda vizuri, kwa sababu umemfanya Bwana awe kiongozi wa maisha yako. Umemfanya Bwana awe sehemu ya maisha yako. Basi naye atakuwepo siku zote kuyafanya yale yaliyo mema kwa maisha yako. Na ukumbuke kabisa kwamba kumtumikia Bwana ni kujiwekea hazina mbinguni. Haleluya, haleluya. Bene data bakundwa na bakanguriraga gukorera Imana, kandi mbabwira ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega, murusheho iteka gukora imirimo y'Umwami Imana. Murusheho iteka gukora imirimo y'Umwami Imana. Mu gihe abandi benshi bacogoye, mu gihe abantu biraye, mu gihe abantu baranga,
barangaye, mu gihe abantu batwawe n'iby'isi, mu gihe abantu bari mu bintu bitandukanye bibarangaje, rushaho gukora imirimo myiza y'umwami. Ongera umwete wo gukorera Imana, ongera umwete wo guterana, rushaho kujya mu nzu y'Imana, rushaho gusenga, rushaho gusoma ijambo, rushaho kujya mu bitaro gusura abarwayi, sura abaturanyi muturanye bakennye, reba abo ngabo barira ubahoze. Murusheho iteka gukora imirimo myiza y'umwami. Nurushaho gukora imirimo myiza y'umwami, nawe azarushaho kujya mu byawe, azarushaho gutunganya ibyawe bidatunganye, azarushaho kwita ku bana bawe. Igihe uzita ku bana b'abandi, igihe uzagaburira abashonje, nawe azarushaho kwita ku bana bawe. Uzagira gutya ubona abana bawe batangiye gutsinda mu mashuri, babandi batsindwaga. Uzabona ibitagendaga neza mu kazi kawe byatangiye kugenda neza. Uzabona yatangiye gukuramo ibihombo, wibaza uti byagenze gute? Nuko yabonye yuko nawe uri gukora imirimo y'umwami, nuko yabonye ko uri umufatanyabikorwa, nuko yabonye yuko ari we wikomerejeho, nuko yabonye ko wabaye umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo mu buzima bwawe, mu kazi kawe, mu mibereho yawe, umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Bikitegerereza aho utuye, ikitegererezo mu rugo rwawe, abakubona bakubone mu Imana, ababona ibyo ukora bakubone ko ufite Imana. Ntukajye uhamya Imana mu mwanya ngo nuhura n'ibikomeye uyihakane uyitere umugongo. Hoya, reka bibe ubuzima bwawe, umuntu akubone ko wamenye Imana, abone ko ibyo ukora byose ubikorana umutima wa kimana, abone yuko uvugira mu ijambo ry'Imana, abone yuko wubaha Imana. Komerera mu mwami. Haleluya. Mukomere mutanyeganyega, nawe ibinyeganyeza byanyeganyeza isi yose, ariko ndakubwiye ngo wowe komerera mu mwami. Haleluya. Nawe ibinyeganyeza byanyeganyeza ibihugu byose, ariko wowe wamenye Imana, ukaba wizera Imana, Imana akaba ari ibyiringiro byawe. Komera utanyeganyega, komerera mu mwami. Umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo, ngo muba abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo. Uhamye kwizera kwawe, uhamye Imana wamenye, uhamye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi niba wapfushije, ntuvuge ngo Imana yanjye yampemukiye. Nturire nk'abatizera, nturire nk'abatazi Imana. Niba ushomereye, nturire nk'abatazi Imana, ntutake nk'abatazi Imana. Ukomerere mu mwami no mu bushobozi bwinshi bw'imbaraga ze. Umenye neza ko ibibaho byose bitegekwa n'Imana, kandi umenye ko byose bifataniriza hamwe kuzana ibyiza ku bakunda Imana. Haleluya, haleluya. Wizera Imana rero, wiringira Imana, ubuzima bwawe buhesha Imana icyubahiro. Ndavuze ngo ubu umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Haleluya. Kandi ube maso, iminsi ni mibi, iminsi ni mibi. Abantu baratwawe, abantu bavuye ku Mana yabo, abantu barashaka indamu bavanya ahantu hadakwiriye, abantu bivanze n'andi mahanga, abantu barakora ibitukishije Imana kugira gusa ngo babone uko abaho. Nshuti yanjye, ube maso, umenye uko ugenda, umenye abo mubana, umenye uko witwara. Ube umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Akazi kawe gahamye Kristo, imvugo yawe ihamye Kristo. Ube umugabo nyamugabo. Kandi inshuti y'Imana, ibyo ukora byose ubikorana urukundo, kuko urukundo ni impano y'Imana. Niyo mpamvu nakubwiye ngo wegere Imana iyiguhe, kandi ibyo nibyo tuzabazwa. Ngo umwenda yadusigiye ni urukundo. Nutabikorana urukundo, ibyo wakoreye umuntu ukabikora ubimuterera, ukabikora umusuzugura, niba ari ugaburira ukamugaburira wabanje kumucyurira, niba ari uwo wambaye akambara ibyo wamukuburiye kandi bigeretseho n'agasuzuguro, ndakubwiza ukuri ko nta mugisha uzabona. Bikorana urukundo rero ibyo ukora byose, kandi ube umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Kandi ube maso, uko iminsi irushaho kuba mibi, abari kurushaho kuba maso, abari kurushaho kwegera Imana kugira ngo iguhishurire uko ukwiye kwitwara muri iyi minsi mibi. Haleluya. Nuko rero bene data bakundwa, ndangije mbabwira ngo mukomerere mu Mana, mwizere Imana, mwiringire Imana, kandi murusheho iteka kwizera Imana. Nta mirimo ntacyo bizakumarira. Urusheho iteka gukora imirimo myiza y'umwami. Amagambo masa, kubwira Imana ngo Mana ndagukunda, Mana ndakwizera, urya ugasagura ibyo kurya ukanabimena hari abashonje, ibyo ntabwo Imana izabyitaho. Amagambo gusa ntabwo Imana izayubakiraho, irashaka kureba ibikorwa byawe. Komerera rero mu Mana nshuti yanjye, kandi urusheho iteka gukora imirimo myiza y'umwami, nayo izajya iguha umugisha uko umunsi ugenda
bizagenda. Haleluya. Abandi bazashomera, wowe uzahorana akazi, kubera yuko uri umufatanyabikorwa n'Imana, kuko hari abarya kubera ko wakoze, kuko hari abambara kuko wakoze. Ikomereze ku Mana rero, kandi naho ibikomeye byaza urusheho iteka gukora imirimo myiza y'Umwami. Ntihagire impamvu nimwe washyira imbere y'Imana yuko ariyo yatumye utayikorera, kuko ntabwo Imana izayiha agaciro. Korera Imana aho uri hose, wakorera Imana mu mpano yawe, mu bushobozi bwawe, mu mbaraga zawe. Korera Imana. Ntabwo Imana izakubaza ibyo itaguhaye, ntabwo Imana izakubaza ngo kuki utabwirije, kandi wowe wenda udafite iyo mpano yo kubwiriza, ariko hari impano zikurimo, hari ibyo nawe Imana yakuremeye gukora. Ahari aho wowe waremewe kwita ku mfubyi no kubagaburira no kubambika, ahari aho wowe waremewe gusura abarwayi no guhumuriza abahungabanye. Korera Imana rero uko izo mbaraga zawe zingana. Korera Imana rero muri ubwo bushobozi bwawe, izaguha umugisha. Kandi ibyo bikunyeganyeza, nukorera Imana ukabana nayo, Imana izazibinyeganyeza kandi izazibitesha agaciro, kandi izazibikureho, kubera yuko ugomba kuba muzima, ukaba amahoro, ugakomera, ugakorera Imana. Haleluya. Umwami Imana abaha umugisha. Bene data, abakunzi bacu ba Anaweza TV, dukorera Imana, twiteganyirize aho inyenzi zitagera, twiteganyirize imirimo myiza izadutabara ejo, izaturokora ejo, izarokora abana bacu. Ibyo dukora byiza none bizabeshaho abana bacu. Umwami abaha umugisha rero, mwiyongeremo akabaraga, mube abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo, mukore ibishimwa n'Umwami, nawe azaba mu byanyu kandi azabagirira neza. Haleluya. Murakoze rero. Iri jambo niba ari kubera inyunganizi, wunganire n'abandi, urifashisha abandi, ntukajye wiherera n'ibyiza. Niba utabashije kubwiriza, abandi bakabwiriza iryo jambo, gerageza kurigeza ku bandi, kugira ngo ribakangurire gukorera Imana, nabo bazabona iminyago, bazabona ibyo bamurika imbere y'Imana. Umwami Imana bishimire, Uwiteka yongere kubakuruzi neza, biyegereze, Imana ibitwararike, ibarwanirire. Ibyo byakunyeganyezaga, Uwiteka binyeganyeze, aramburira ukuboko kubirwanya no kubitesha agaciro mu izina rya Yesu. Iyo misozi yariri imbere yawe, Umwami Imana yihindure ibibaya byaguteraga ubwoba, Uwiteka abitera ubwoba. Ibyaguhagurukiraga, Umwami Imana abihagurukire, ukuboko kw'Imana kubiremerere, kugira ngo utambuke ukorera Imana uguwe neza, ufite amahoro mu izina rya Kristo Yesu. Ndabakangurira rero kujya mukomeza gukurikirana channel yacu Anaweza TV, YouTube yacu Anaweza TV, muyirebe, sharing abandi ijambo ry'Imana, mukomeze kutwereka, kutugira inama aho bigenda neza, aho dukwiriye guhindura ibibubaka, mujye mutuganiriza kugira ngo turushizeho kumenya uko twakora ibibafasha, kuko narababwiye ngo turabafatanya bikorwa, turakorera Imana twebwe twese. Wibuke rero gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana buri gikorwa cyose kibera kuri iyi channel. Abari mu Rwanda n'abari hanze, mwese turabishimira kandi tubona rwose ko turi kumwe namwe, ariko turavuga ngo turushizeho kubana natwe no kudushyigikira muri uyu murimo mwiza dukora, kugira ngo twese tuzagabane ku minyago, twese tuzagabane ku mugisha w'Imana. Umwami Imana abaha umugisha. Reka ndangize mbasengera. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, wowe nyiri ububasha na nyiri cyubahiro, turakunezerewe kubwira ijambo ryiza Mwami, idukanguriye kwikomereza muri wowe. Aba bana bawe Data wa twese turi mu ijuru, urakoze kubaganirije. Birashoboka ko hari abari banyeganyeze, birashoboka ko hari abari batewe ubwoba n'intambara n'ibyago by'isi, bakaba bari bahungabanye Mwami, bari bibagiwe ko uri inkomezi zabo, bari bibagiwe kuri ibyiringiro byabo. Ongera ubakomeze Mana, binyuze muri iri jambo baha imbaraga, binyuze muri iri jambo ububake, humuriza imitima y'abahungabanye, kiza abarwayi Mwami Imana, renganura abarengana Uwiteka, gaburira abashonje Mwami Yesu Kristo, ubakomereze mu buntu bwawe, urukundo rwawe Mwami Imana rubagote, imbabazi zawe zibatwikire, ntubareke ntubasige, ahubwo bagirire neza binyuze muri iri jambo, ko kuri nyuma y'ijambo ryawe ndabizi kuri bukora imirimo n'ibitangaza. Tuzumva Mwami ubuhamya yuko hari abatabawe, yuko hari abakomeye, hari abashubijwe intege mu bugingo nyuma y'iri jambo. Niteguye yuko tuzumva kugira neza kwawe mu bana bawe batandukanye bazaza kuduha ubuhamya bw'ibyo wakoze. Urakoze Mwami ko wumvise gusenga kwacu, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.